Nagu Highway uri mana y'amahoro Nagu uri mana abana naga Imana abana yamaye nago yakemera ko bicwa n'inzara. Imana izagenda mu nzira zayo ndabizi ko Imana igira inzira zirenze igihumbi ni nyinshi cyane izaca hano sange haba hafunze igaruke hano hose paka igihe abana bayo babonye icyo barya. Nese uwo mwana ngo harya ngo wamupeti yarwaye takabyutse kameze nabi yunegereza nyine barambwira ngo wagiye gusenga nzamutsura musozi wa mbere ntageze nsanga ngo wahavuye sibyo ntago nje kukurogoye ahubwo nanjye cyakwereka ko ndi seriye cyakwereka ko ndi seriye nuko nanjye ngomba kwifatanya nawe mwibiye byiza gusa malaria koko sinzi cyari byo ariko bishoboke mu izina rya Yesu karakira. Nguriro urabona ntago twavangaha umbete nza mu rugo akakanya sibyo ahubwo no gupanga ndacyakomeje gusenga no gujumvanya gupanga ukuntu wende ejo cyangwa ejo bundi nazabageraho sibyo ihangane basi uzundangire sibyo Arani wanyu mbona haratanoroshye ni mu makartse izi kartse rero ngiye ntago nzi imbabazi zawe nyiringa bimana reka imbaraga twomeho tujya hose mwami amen gushaka kwawe mwami nukwawe gukora kwawe ndacyari umwana nta mugabo nshaka nta mugabo ushaka kitare gisumba amahanga abarushye bose akanya turi imbere y'ubwiza abaremerewe bose iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalinga mingwana. Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Sireka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya y'u Rwanda rwanya rwakazamu ibyishimo byananura bagasika motoro saa 7 n'umugoroba saa 6 gacyaga cyangwa gasamba ubundi wicare kuri Manzi na Innocent TV wirebera ibyiza bitandukanye tuba twagiye tugutegurira uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe kuri Manzi na Innocent TV nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndagusaba gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bibashe kugera kure cyane hashoboka uyu munsi rero turacyari muri ya nzira y'umusaraba ariko twabashije kwibanda noneho kuri Innocent ese Innocent arihe Innocent aherereye mu minsi yashize mwabonye ko twari twamusuye mu rugiwe ndetse hari n'akana yatoraguye arimo kukitaho uyu munsi rero tugeze mu rugiwe ntago twamusanze mu byukuri tubajije abaturanyi baratubwira ngo yagiye kwambaza rugira yagiye gusenga twifuje rero kugera ahantu ari gusengera ariko ni inzira ndende ni umusozi ni nka yanzira aba Israel baciyemo bava mu gihugu cya Egiputa ni kuri amusozi ari hejuru mubona nanjye ubwanjye gutya mbabwira ntago mpazi gusaba ahantu ngiye agatoki reka ngende ndebe ko mpagera ningira amahirwe nkagera turaganira nawe ni ntamubona ubwo ngubwo nuko ariko reka nifashisha abana abaturage batuye muri zikarikiye bandangire wenda banansobanure neza mama bimeze biti mumeze neza mumeze neza cyane ndifuza rero ko mundangira ngiye gushaka umuntu ngeze mu rugo iwe barambwira ngo ntahari ariko ngo yagiye gusenga n'umwana ubimbwiye antungiye agatoki kuri amusozi ese ko kuri amusozi wararuguru barasengera nyine mpagere ndebe ko uwo muntu mubona yego nibyo ari hejuru barahasengera ariko mbona urugendo rwo kugera ari hatarira ndabasha kugerayo nyine biba bigoye kuko ugerayo aba afite icyo agiye gushaka yego nawe ujye ubasha kujyayo se ukakurikirana ibintu byaho hari ibisubizo nanjye rero nibyo haba ibisubizo ku muntu wagize umuhate wo kuhazamuka biragoye pe ariko nyine niho tujya tukabona igisubizo tukaharuhukira neza kavaye rwose wumva ndagira ngo rero hangeze ngiye zino karitsiye ntago nzizi sibyo ndagira ngo hangeze ndebe nimba n'uwo muntu nabasha kuba nahamubona kuko ndamukeneye cyane twamusuye mu rugo rwe dusanga adahari
ariko nyine umwana arandangira ngo ntihari hejuru kuri musozi nimba ari Karuvari bayita ngo iki kuri musozi bahita Karuvari hara ni Karuvari hari imisozi myinshi abantu bajya basengeramo ino hangaha rero ngo hari uwitwa Cyayera ngo hari uwitwa Kanyarira hari uwitwa hehe ubwo ngubwo urumva sibyo urumva hari hejuru ni Karuvari mana nawe urabona ko kuzamuka ntabwo byoroshye ubu bibasaba nk'amasanga yo kugira ngo agereyo yego ariko burya ngo numva utangiye kubara amasaha kandi ikintu tuba ndumva nananiwe burya ngo iby'Imana biryo warambiwe yatashye neza nkomeza nzamuka hasi cyangwa tutambitse hano twahagera naho dutambitse hano nabwo twahagera twahagera sawa reka dutambe inzira ya bugufi nyine reka bariyo ducamo muce mu yabugufi reka duce mu nzira ya bugufi murabona ko ibintu bitoroshye rero ariko ntabwo cameraman twagenda kugeza tugezeyo cameraman we nabakwiyeho kamera gato turebe kuntu tuhagera vuba noneho sasa araza gusubizaho kamera cameraman ubukwiyeho kamera nta kibazo rwose ariko gahunda yo no kugenda tukagerayo ugendo ntabwo rworoshye wa mu mama twari turi kumwe arandangiye ariko n'ubu ngubu ndabona nayobye twibaza ahantu ndi buce byancanze ngeze mu mayira abiri ajye n'ibandi bavuze ngo ugeze mu mayira abiri n'iki ariko hano imbere yanjye umukobwa se burarandangiye mana yanjye ngeze mu bipangu kandi nandi kuzamuka mu misozi se mana yanjye baso mu sister mbona ngani imbatari babandi bikigararandangira mwiriwe neza sister murakomeye ageni twanyashya ariko nayobye ndashaka kundangire hari ahantu ngiye hano ruguru ku musozi gutya hari umumama wari uri gusengerayo ariko undi mumama tuzanye nyine amcishije hano arambwira ngo umanuka ahangaha gutya ngo ndahita mpagira ngo arakandi kayira ndibuze kubona ngo ngahita nkazamukamo gutya wakihangana ukandagira hano basengera urahazi ntago hazi wa hano basengera ni hararuguru nose ubu nayobye nsubira inyuma basi ushatse waza mu gaca cyangwa kamanuka umanutse ahangaha se hari akandi kayira nabona byibuze ubwo mperekezaho gato basi ntugira gato cyo kayira kuri nayobye pe nayobye hangana uramanuka ahangaha ntabwo biyoberanye murabona hano ni mu bundi kibazo nagize ni kimwe nandi kuzamuka ku musozi ariko birangiye mpingutse mu ngo wandangiye byibuze ukanyereka ku kayira nta kintu bitwaye ni ibintu by'ubugwaneza ndi gukora umuntu ndi gushaka sibyo ihangane basi uze tujyane sibyo ndasubo nagerayo oya ntugere wowe undangira akayira nzamukamo gutya kandi ndi kugakwereka nakangaka uri gukomeza ukagenda sibyo agenda urakomeza ukamanuke umeze nkamanuke umuntu ugiye kumbera nka wa undi wowe aranzanye angeza mu bipangu wowe ntugiye kumbera nka wa rwose nta bintu byinshi uri gukora ihangane basi ugenda ariko buriya umwana nanegereje ijambo ry'Imana rivuga ngo gira neza wigendera neza sibyo basi genda unyereka ko kayira byonyine sibyo ihangane ndagusabye sibyo ihangane sibyo ndi kubugora ntabwo uri kubugora basi tujyane sibyo murabona ko ibintu bitoroshye pe tugenda dutoroza abantu mu nzira ariko bagenda baturangira ihangane basi umperekeze sibyo ihangane basi uzundangire sibyo arani wanyu mbona haratanoroshye ni mu makaritsiye izi karitsiye rero ngiye ntago nzizi pe umanuke neza izi karitsiye ntago ngiye nzinzi nuko nyine ndi kugenda nzicamo gutya ariko ntago nari nzizi wese kutabagiye gusenga wavuyeyo hari ahantu ngo ariko ngo hari ibisubizo byinshi ngo hari n'abakobwa ngo bahabonera abagabo we nawe wahavuye oya ndacyari umwana nta mugabo nshaka nta mugabo ushaka sawa abakobwa ngo bahabonera abagabo abandi bakabonera amakwe ibintu byinshi cyane bagenda bahabonera bigiye bitandukanye hano ndabona ari mu ngo gusa neza mu ngo ndi kujya ku musozi ariko ndabona ndi guca mu ngo nyine nagiye ahantu ntazi kuvuga ngo ni umumama narinje gushaka witwa Innocent ngeze iwe barambwira ngo yagiye gusenga kujya gusenga rero bihita birangira nose ko mbona turi kugera mu ngo gusa turazamuka hasi niko turazamuka nga turaca fasha tukomeze tumanuka fasha nyaboneka fasha ndakwinginze dore ibintu ntabwo biba byoroshye ngo ibintu biba byakomeye none se kutagiye ku ishuri uriga cyangwa ntabwo ukiga ntabwo wiga ntabwo wiga niba rero utiga komezanya nyine tugende turi kwihuta nyine wananiwe wananiwe
basimbira wananiwe basi oya ntabwo uburyo ugaragara nk'umukobwa witonda n'ubundi ndito cyane uzabigumane uzabigumane uri umukobwa mwiza umukobwa witonda umukobwa usenga Imana umukobwa utajya mu biyobyabwenge sibyo niwo mukobwa mwiza nibo dukeneye muri no minsi Jesse ntabwo ubona ko ndi umusore nabibonye abantu bajya bavanga nugira iyerekwa ngo ritambutse nugira iyerekwa ritambutse reka twihute cameraman ushaka ubukwiho ntuze kamera kugira ngo nyine tugereyo n'ubundi urabona ni harehare tu ntabwo twata tugeraho none aka kanya sibyo nushaka ubukwiho kamera ariko reka twihute tureko tuhagera banguka tureko tuhagera oya nakererewe nuko nakererewe nganya sibyo nakererewe byatari sibyo cyangwa hari ibintu wari uri gukora mu rugo iwanyu bitumye ibiryo biri gutuma wenda ugira ntabwo biba byoroshye murabona ko akazi ko karakomeje ni ibibazo kujya gushaka umuntu utazi ahantu ari aba ari ingora wananiwe ngono nimba ubona biri kukugora wenda sibyo ndangira wenda inzira nacamo wenda usubire mu rugo wasanga ari mu yindi mirimo wenda komeza umanuka urahita utambika umanuka muri aka gahanda konyine akangaka sinde viye hari abana bageze oya hari abana bageze yego nuhagera urahita ubona kandi kayira gatambika uhita utambika aba ari komita ntambikaho gutya nzamuke yego hari ahantu kari danje gusa ndagushimiye cyane merci cyane ndagushimiye kuba ubashije kunyobora sibyo Imana iguha iki Imana iguha umugisha rero cameraman nubukuyeho urugendo urabona ko turacyarufite reka dukomeze tugende ubwo we ikomereze mu mirimo yawe sibyo merci sibyo nubu reka dukomeze urugendo nubwo rugoye ariko turarukora mpaka tumugezeho nicyo kintu twiyemeje imisozi none uri kumanukamo agira ngo ni karuva neza nko kumanuka muri imirimo yako ziratanga inde watubuza guhimbaza Imana imirimo yako ziratanga ku musozi barambwira ngo yemeye gutanga sindamenya ari heko umwana we Yesu gatubera igitambo gikwiriye yemeye gutanga umwana we Yesu gatubera igitambo gikwiriye ngubwo atagipfuye nanjye sinyipfuye yatsinze urugamba nanjye nzatsinda yatsinze urugamba nanjye nzatsinda yatsinze urugamba Imana ishimwe turamubonye nanjye nzatsinda ari gusenga bari batubwiye ko ari ku musozi ariko tugeze ku musozi turahamubura batubwira ko yaje mu hananga kubw'amahirwe turamubonye imirimo yako ziratanga ninde watubuza guhimbaza Imana imirimo yako ziratangaje data mwiza gitare cy'amahanga nagushimye ndaguhimbaje mwami Imana data mwiza nje muri uno butayu nazamutse imisozi manuka indi data mwiza nyiringabo Imana hari imitwaro myinshi naje indemereye nyiringabo Imana ari agahinda kenshi nakuzaniye data mwiza ndabizi ko ari murengezi ndabizi ko ari ukuraho ukanashyiraho data mwiza uri Imana nzima uri nyiringabo Imana akanya nk'aka karateye
watereye imisozi nkuzaniye ibibazo byanjye mwami Imana afite agahinda kandemereye mwami Imana afite ibibazo birenze n'ibikenewe mwami uri Imana nziza uri Imana yo gutabara mwami Imana uri Imana yo gutabara mwami Imana urabona bano bana mfite abana babiri Nyiringabo Imana ndi mu nzu y'ubukode Nyiringabo Imana bari kunsohora Nyiringabo Imana abana data mwiza bari kwirukana ku mashuri nta wundi murengezi mfite papa nta wundi mfite wo kubwira ibyanjye usibye wowe nabibwira umuryango ukanyumvira ubusa nabibwira abakomeye bakanyumvira ubusa ariko ntabwo ujya usubiza inyuma kuko uri Imana niyo mpamvu mwami Imana akagahinda nakuzanye utakumvira ubusa data mwiza nicishije bugufi imbere yawe kuko uri Imana nzima nicishije bugufi imbere y'ubwiza bwawe data mwiza ugira ibyo ukuraho data mwiza meze nk'umupfakazi ko narapfakaye mwami Imana urabizi bigerageza ndimo niyo mpamvu nguhamagaye kugira ngo wigaragaze nk'Imana nzima niyo mpamvu nguhamagaye amasaha nk'aya ngaya imisozi nateye itaba impfabusa kuko uri Imana nzima uri Jehova data uri Jehova uri Jehova mwami uri Jehova mwami uri Jehova mwami uri Jehova mwami garagaze kuko uri Imana nzima uri Jehova mwami kuko uri imbaraga uri Jehova mwami ukuraho ibikomeye uri Jehova data mwiza ukuraho ibyanze guhinduka uri Imana Farawo uri inyuma y'umuvandimwe umwanya najanga udapfa ubusa data sinde mu nzira gita nazanye umutima umenyetse cyane nazanye agahinda karenze cyawe data mwiza naho ndifite wo kunduhura usibye wowe mwami Imana yego umwami Imana tukaba tugeze amagingo tugihumeka tukiriho mbona nacyo twatanze waretse kunkura mu mavuta koko oya mavuta yarimo genda na kamera yawe nisoza gusenga ntago wivuga ngo ngende na kamera yanjye sibyo ngiye nari ngusuye mu rugo nk'ibisanzwe sibyo hanyuma si unegereza mu rugo unegereza mu nyine barambwira ngo wagiye gusenga nzamutsura umusozi wa mbere ntageze nsanga ngo wahavuye sibyo ntago nje kukurogoye ahubwo nanjye cyakwereka ko ndi seriye cyakwereka ko ndi seriye nuko nanjye ngomba kwifatanya nawe mwibihe byiza byo gusenga okay ngo kora kamera dusenge kamera nishaka ibiriho nta kintu bitwaye koraho kamera ntago bura ntago nanga gusenga sibyo ni byiza cyane sibyo nge nanje kukuganiriza menya makuru yawe bimeze bite ariko nsanze uri gusenga basi mugaye keza urimo ko gusenga cyangwa se mu gihe kizo urimo gusenga no kuvuga ngo bura ni ijambo ry'Imana riravuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho acagera kure cyane nanjye rero ntago nava mu bihurimo nanjye nsengera ahubwo nsengera nanjye mfite ibindi ubwishingizi nyakuri ngabaramizu kuboko kwe ibihe byose Innocent umbabarire kamera twubaha Imana dusenga umbabarire basi sibyo umbabarire kuba koraho kamera nese usuku kurogoya si iki gusa numvaga nkeneye kuganira nawe data mwiza uri Imana uri Nyiringabo mwami Imana ubu bwoko bwawe nubwo buje mu gihe kitari nyacyo niyo mpamvu mwinginze cyane kugira ngo ubezeshe amaraso yawe uri Imana uri Nyiringabo ndahamagara umwuka we kugira ngo uze hano hantu ndahamagara imbaraga zawe kugira ngo zize hano hantu data mwiza mwami Imana kirogoya ntago kizijya zibura ariko uri Imana uri Imana ukuraho ibyanze guhinduka niyo mpamvu mwingiza cyane kugira ngo n'uyu muvandimwe uje gufatanya nanjye agira icyo akura hano hantu data imbaraga zawe zigaragare hano hantu gushaka ko kugaragare hano hantu mwami Imana izina ryawe mwami Imana rigaragare mu buzima bwacu ushaka kwawe mwami Imana nziza kugaragare mu buzima bwacu imbabazi zawe Nyiringabo Imana twome aho tujya hose mwami gushaka kwawe mwami n'ukwawe gukora kwawe mwami n'ukwawe amen
mwiza uri Imana. uri Imana nziza, uri Imana ishobora byose, gitare gisumba amahanga. Abarushye bose akanya turi imbere baravuga y'ubwiza abaremerewe bose bagusanga uzabaruka. turagusabye ngo uzubane natwe ahantu, Niyo mpamvu imitwaro yanjye yose uzutugirire neza, Nyiringabo Imana. ibituruhije n'ibitugoye urabizi, wowe ubwawe ubonera kure ibyo twebwe tubonesha amaso yacu. uri Imana. ndakwinginze ngo aka kanya uzutwegere kurusha imyambaro yacu twegereye, bana natwe ibibazo bitugoye bituruhije, ibyo tubona ko ari imisozi imbere yacu, Mana ubihindura amataba, bana natwe muri byose. turakwiragije, tugushimiye ibyarangiye ku buzima bwacu byose, tukuragije n'ibiri imbere Mana, kugira ngo uzahabe nk'Imana. Twavuga byinshi turi imbere y'ubwiza bwawe, twavuga menshi, twavuga bukira bugacya, tukivuga gukomera kwawe, gusa ineza yawe n'urukundo rwawe nibitubeho, tubyambaje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ihamagaye ku buzima bwacu, Uwiteka Nyiringabo. Mana yanjye, Mana yanjye, Mana yanjye, Mana yanjye, uri Imana, uri Imana, uri Imana. Data mwiza uri Imana, uri Imana, uri Imana. Ndabona abarushye benshi, ndabona abafite agahinda ni benshi. Mana Nyagasani gira icyo ukora. Data we ndababona urakoze Mwami kubikuyeho. Amen. Uriya mubyeyi ufite agahinda Mwami. Yego. Ndagushimye umusubije guseka Data. Amen. Ndabigushimiye Nyiringabo Imana. Icyubahiro ni icyawe. Ukuraho ibyanza guhinduka. Yego. Na buriya burwayi urakoze kubukijije. Amen. Data we. Igaragaze. Kuraho imitego ya Satani. Mu izina rya Yesu. Kuraho imitego ya Satani. Mu izina rya Yesu. Mubyeyi we mbona uri muri Australia. Garuka uve mu byo urimo wongera ugaruke. Wa mubyeyi uri muri Amerika. Va mu byaha ukorera Imana ubishaka. Va mu byaha ukorera Imana ubishaka, kuko inkoni y'Imana iraje. Inkoni y'Imana iraje kandi ije kugukubita itababarira. Garuka ibyo wabigiriyemo birahagije. Garuka wongera umuntu wizeye Imana, wongera uyikorere. Amen. Urakoze Mwami, urakoze kuko ubikuyeho, urakoze kuko ubikuyeho Data. Nemba reka imbaraga z'umwuka uri Imana pe, uri Imana y'amahoro ntaguhinduka, uri Imana pe, uri Imana pe, ayiwe uri Imana y'amahoro ayiwe uri Imana y'amahoro uri Imana pe, ayiwe uri Imana pe, ayiwe uri Imana y'amahoro ayiwe uri Imana y'amahoro uri Imana y'amahoro, ayiwe uri Imana y'amahoro, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'amahoro. Yo ngaka wakabonye Mana, wakabonye Mana, ngaka wakabonye Mana, wakabonye Mana, wakabonye Mana, ayiwe ngaka wakabonye Mana, wakabonye Mana. Amen. Wakoze kuza kwifatanya nacu. Amen. Nubwo twagutumira ariko mu nzu y'Imana. Ntikaze ahangaha n'ubutayu bwera, n'ubutayu butarimo ibibi byose. Ahangaha ibibazo byose ufite biruhukira ahangaha niho bisubiriza. Biva mu gusenga. Byose biva mu gusenga. Basi unyihanganire kukurogoya sibyo? Nifuza aho tuganira sibyo? Nifuza aho tuganira mu by'ukuri. Gisa n'amahirwe ngusanze ahangaha bimeze bita makuru y'imisi. Cyane ibigeragezo byonyine. Niyo mpamvu naje ahangaha. Yego. Aha mwana wanjye yabyutse ameze nabi. Yarwaye uwuhe umuto. Uriya wawe cyangwa uriya watoraguye muri no misi. Ameze nabi yarwaye ibiki? Shanya yabyutse yakumuriro na mituweli. N'abana batereka amanuke ku musozi ndahakura igisubizo. Yego.
kandi ikizima nanjye nubwo ubona naje gusenga nanjye si ndumva harimo akantu nakabaraga yo ni ibibazo niyo mpamvu nyine nanjye nari maze iminsi ntaza kubareba kuva cyagihe ntari nagera ahangaha ariko ndavuga ati reka nse mu rugo mpageze babaturanye barambwira ngo mwagiye gusenga bandangira ku musozi hejuru ngeze wabo masanze barambwira ngo waje haranasanze hari akavuyo cyane numvaga bari ku stress akanye nashaka guherana n'Imana yanjye nkayibwira ibimvuna nkayibwira ibindemereye kugoye n'ibikuruhisha cyane Paul Sans gusa wowe ikintu ngomba kwizera ni kimwe ngomba kwizera ko Imana iri kumwe nawe nayizeye ntago naba ndi hano ntago waba uri hano kuko uri umuntu ugira neza buri uriya mwana watoye nubwo arwaye sibyo umuntu ugira neza akenshi Uwiteka amuhora hafi akenshi Uwiteka aba muri hafi iyi migano ibi bihuru uba waje kwipfundamo ntago waje hano kubw'ubusa sibyo nta kandi burya imigambi y'Imana ku bana bayo ntago ari mibi ahubwo ni myiza nanjye rero nkugezeho nkeneye kumenya amakuru yawe ukuntu mumeze mu rugo wowe na famiye yawe ko mwarabaye famiye nini sindi buze kugaruka kuri bya bindi bya Sadunda n'iki byo simbigarukaho sibyo wambaye famiye y'umwana wawe ndetse n'uramu peti wundi watoye ubuzima bwanyu buhagaze bute kugeza aka kanya nubundi nagishya ne kwa kurya bigoye cyane kwa kurya bigoye ariko ndabizi ko Imana izagira uko bigenza igaca inzira abana naga Imana abana yamaye nago yakemera ko bicwa n'inzara Imana izagenda mu nzira zayo ndabizi ko Imana igira inzira zirenze igihumbi ni nyinshi cyane izaca hano sange hafunze igaruke hano hose paka igihe abana bayo babonye icyo barya nese uwo mwana ngo harya ngo wamupeti yarwaye takabyutse kameze nabi umvaza ubusi malaria koko sinzi cyari byo ariko bishoboke mu izina rya Yesu karakira nguriro urabona ntago twavangaha umpete nza mu rugo akakanya sibyo habwo no gupanga ndacyakomeje gusenga no gujumvanya gupanga ukuntu wende ejo cyangwa ejo bundi nazabageraho sibyo gupanga ukuntu ejo cyangwa ejo bundi nazabageraho nkabasura tukareba ukuntu bimeze uwo mwana tukareba nimba akeneye no kujya kwa muganga akaba yajyanwayo kuri ho byaba ari byiza nanjye gira ijambo mpa nyine nitwaze ngize amahirwe ndakubonye gira ijambo mpa rya Bibiliya cyangwa se rya nkomeza nitwaze ryanyongerera imbaraga abarushye n'abaremerewe muzi Imana irabatabara yego kandi mureke kwiheba igihe kiracyahari Imana iracyakora iracicaye ku nsomero rwose nashakaga ijambo ngendana nawo yo ryanye no ryamana nawo mbese umurongo nkunda ku buryo mba numva n'ishuti yanjye namubwira ati soma hano muri Zaburi 103 katubarebe Zaburi 103 okay haravuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka mwabindimo byose mwe muhimbaza izina ryera mutima wanjye himbaza Uwiteka niwibagirwe ibyiza yakugiriye byose niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose agakiza indwara zawe zose agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwagobo akarwambika imbabazi no kugirirwa neza n'ikamba agahaza ubusaza bwawe ibyiza agatuma usubiza mu busore bushya bumeze nk'ubw'ikizu Uwiteka akora ibyo gukiranuka aca imanza zitabera zirenganura abarengana yamenyesheje Mose inzira ze imirimo ye yayimenyesheje abana ba Isiraheli Uwiteka niwe munyebambe n'umunyembabazi atinda kurakara afite kugira neza kwinshi amen 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 ijambo ryiza cyane murabona nawe nuzajya uri mu rugo ujye urisoma Bibiliya kugira ngo Imana igushoboze kuko uyu ni umutsima wera n'umutsima uhaza imitima yacu harya ni Zaburi ya 103 abantu rero murimo dukurikiranye murabona ko tumusanze mu masengesho ntago twamurogoya afite gahunda yiwe ndetse n'Imana ye gusa nawe utukurikiranye genda usomera ijambo urirangize urumva ko ni ijambo ry'ihumure ndetse ni ijambo ridusubiza ku Uwiteka ndagusaba gukomeza gukora subscribe rero kugira ngo tujye turushaho kubana neza cyane ejo cyangwa ejo bundi tuzagera gutya tugire mu rugo iwe tumusure turebe n'ikibazo uwo mwana yaba afite
Innocent murakoze cyane Imana igukomeze kandi Imana iri kumwe nawe kwegere kurusha uko imyambaro yawe kwegereye urakoze cyane cyazanye hano Imana ibagenda imbere no urakoze cyane kandi tubabare kukurogoya nta kibazo kwizerwa